Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabane namwe. Dushimye Imana nyiribihe itwongereye umunsi ko ari sanzwe yacu yo kubaho. Yesu yarakoze kukurinda, nanjye yarakoze kundinda, kadufatikanye tumushimire, kandi iyi minsi aduhaye atwongereye kubaho ntituyipfushe ubusa. Imana nibaha umugisha. Turi mu cyumweru cyiza cyo kuganira ku bwami bw'Imana. Yewe nje kuganira namwe ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Mu nkundire dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 13 n'umurongo wa 44. Anditswe ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwa harazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima. Mu nkundire twongereho urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Anditswe ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Imana ishimwe. Turimo turaganira ubwami bw'Imana bwagiranijwe n'izahabu zahishwe mu murima. Dusomye Yesu ari mwaganirira abantu, avuga uyu muntu wari uri mu murima, hari wenda yari ari guhinga birashoboka, noneho arangije ngo azigwaho, agwa ku izahabu. Izi zahabu ngo zigereranywa n'ubwami bw'Imana. Uyu muntu amaze kugwa kuri izi zahabu ubu butunzi buhishwe. Ubwami bw'Imana n'ubutunzi buhishwe bene data. Ndagira ngo tuvugane ku magambo atari makeya muri uyu murongo dusomye. Icyambere nuko ubwami bw'Imana n'ubutunzi buhishwe. Burahishwe rwose, ntabwo umuntu abubona byoroheje. Ubu bwami bw'Imana burahishwe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona. Ubu bwami bw'Imana burahishwe, burashakishwa. Imana idufashe. N'ubutunzi buhishwe. Uyu muntu rero agira umugisha, ari mu murima ari guhinga, ngo ababuguyeho, agwa kuri za zahabu zari ziri mu murima. Hanyuma ngo amaze kuzigwaho yakoze ikintu kindi nashatse kuvuga cyo kuzitwikira. Gutwikira cyangwa guhisha. Inshuti zanjye, ubu bwami bw'Imana iyo umuntu abufite, uwagize umugisha akabwakira, arabutwikira, ntari nakomeza cyane. Yesu abwira abantu ngo ubwami bw'Imana bugereranywa niwe wivugaga ubwe. Ubu bwami iyo ububonye ni Kristo. Iyo wakiriye Kristo muri wowe, cyangwa iyo wakiriye agakiza muri wowe, iyo ukabonye, yego ni nk'ibyo ngibyo Yesu yashakaga kuvuga. Uyu muntu rero ngo amaze kubugwaho, amaze kubona ubwo bwami bw'Imana, cyangwa amaze kubona za zahabu, ngo aratwikira. Ubu bwami bw'Imana cyangwa ubu butunzi buhishwe, aka gakiza iyo umaze kukakira, uyu Yesu iyo umaze kumwakira, yakoze iki? Ngo yaratwikiriye, arahisha. Mubyumve neza, nuko ururimi rugora kurusobanura. Ntabwo ari uguhisha kwa kundi kwabonye agakiza ngo agatwikiriza intonga, hoya, ahubwo ni ugusigasira, kugundira neza, ukabika neza ikintu cy'agaciro kugira ngo hatagira ukikwaka. Ubutunzi iyo ubugize urabuhisha. Mwabonye amabanke kuntu arindwa kubera ko harimo ubutunzi.
kandi umujura ajya yiba aho ubutunzi bwinshi buri. Niyo mpamvu amaze kubona ubu butunzi yarabugundiriye, arabuhisha, arabutwikira. Amaze kubutwikira akora ikindi kintu. Ngo yakoze iki? Ngo aragenda. Bishatse kuvuga iki? Niba ari mu murima ari guhinga, amaze kugwa kuri bwa butunzi, kuri za zahabu, yaratwikiriye, atwikira neza ngo hatagira ikiza kubwonona, hatagira ikiza kubusagarira. Umva, dufite umurimo wo kurinda ubu butunzi ababwakiriye. Bibiliya igitubwira ngo ikibisanyo twahawe tukirindisha umwuka wera utubamo. Ubu butunzi wabwakiriye aburinde. Uwagize umugisha wo kwakira agakiza yitwara uko bikwiriye, yirinde. Bibiliya ikongera ikatubwira ngo uhagaze, ubihagazemo birimo, ngo yirinde atagwa. Yuda we yaranditse ku murongo wa 3 avuga kurwanira ibyo abera bahawe, ibyo kwizera abera bahawe, ngo bahawe rimwe ngo bikazageza iteka ryose. Aravuga ngo dukwiye kubirwanira. Shuti zanjye, gutwikira ubutunzi kuwa bwakiriye. Imana nibaho umugisha. Ubushize numvaga abantu bavuga bafite agaterme ko kuvuga ngo bari abantu hari ahantu ni habi, hari ahantu harakorerwa ibintu bibi. Ntuzajyeho batakwanduriza amavuta, ntuzahage batayamena, batakumenera amavuta. Umva, ubu butunzi ubufite uririnda kugira ngo atagira ubwanduza. Uririnda kugira ngo ayo mavuta atameneka. Uririnda kugira ngo atagira ikiyashyiramo imyanda. Nuyarinda, nurinda ubwo butunzi, nta kizabwanduza, nta kizabukwaka. Imana ishimwe. Uyu muntu ngo amaze kubona ubutunzi arabutwikira. Imana ishimwe. Yakoze ikindi kintu. Bibiliya yatubwiye ngo aragenda. No kuvuga, iyo umaze kubona ubu butunzi, iyo umaze kwakira Yesu Kristo, iyo umaze kwakira agakiza, ntabwo uba ukitwaye nk'uko witwaraga. Niba yarari guhinga, amaze kudekuvura ubu butunzi, yavuye mu byo yararimo, arahinduka, arahindukira, ku buryo babonye atameze nk'uko yagiye mu murima ameze. Ijambo ryakurikiyeho nuko nasomye Bibiliya ikambwira ngo yagize umunezero. Haleluya. Ubu bwami iyo umaze kububona, iyo umaze kubona Yesu, iyo umaze kubona ubu butunzi muri wowe, ugira umunezero. Haleluya. None inshuti yanjye, wowe ukijijwe, uvuga ko wakiriye Yesu, uyu munezero urawugira. Urabona umuntu ahora atajya aseka na rimwe mu buzima, ahora hekenya amenyo, kandi ukumva ngo yarakijijwe. Uyu munezero uranga abantu bakiriye ubwami. Uyu munezero uranga abantu bakiriye izahabu, bagahindukira, batakitwara uko bitwaraga. Bababaraga kera, bahekenyaga amenyo kera, barakariraga n'utigeze abavugisha. Ariko iyo umaze kubona ubu bwami, iyo umaze kubugwaho, urahinduka, ntubukire uwo wariwe kubera umunezero. Bibiliya yatubwiye ngo wa munezero rero ngo wamuteye kugurisha. Nubwo handitse mu Kinyarwanda ngo nukugura, ariko ni vendre, nukugurisha. Wa munezero umutera kugurisha ibyo yaratunze byose. Umva, uyu murima cyangwa ubu butunzi ntabwo n'ubutunzi nyine buhenze. Ntabwo uyu murima wari uri muri Sorude, urahenze, ufite valeur yari iri hejuru ku buryo byamusabye kugurisha byose. Agurisha ibyo yaratunze byose kugira ngo arebe ko yabona agaciro gahagije, agaciro gashyitse ko kugura uyu murima. Imana nidufashe. Wowe nawe uvuga ko wakijijwe, ko wakiriye Yesu, ariko waragurishije. Mbwira nshuti yanjye, umaze kugurisha bingahe? Uyu munezero y'ufite uragurisha, uravuga ngo niki niba kijyane, n'ubusinzi nibugende, n'ubusambanyi nibugende, kuriganya nibigende, ruswa sinzazitanga, ukagurisha uhereye ku gato. Uyu mugabo yaragurishije nshuti, aragurisha ibiri mu nzu, aragurisha umugore, aragurisha abana, aragurisha abavandimwe, aragurisha. Simbizi niba murimo munyumva, ndabivuga mu buryo bw'umwuka, arabigurisha. Yesu yabwiye abigishwa bari kubaganiriza, arababwira ngo ukunda se cyangwa nyina cyangwa bene nyina kubandutisha, uwo ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Birasaba ko tubagurisha. Mbese ngo murimo muranyumva,
turabakunda n'abacu, ariko Yesu ari hejuru ya byose. Yesu arabaruta, Yesu niwe ubaruta. Birasaba yuko Yesu umurutisha umugabo, birasaba ko Yesu umurutisha umugore wawe, umurutisha abo muvindimwe. Ntubagire urwitwazo rwo kutakira Yesu. Yesu arashaka ko tugurisha byose niba dushaka kwakira ubu bwami, niba dushaka kumwakira arashaka ko tugurisha byose. Imana nidufashe. Twasomye amagambo Paulo yandikiye Abafilipi, arababwira ngo ibyarindamu yanjye byose nabitekereje nk'igihombo, mbitekereza nk'amase. Inshuti yanjye, mbese nawe wabitekereje nk'amase cyangwa uracyabyizirikaho? Yesu arashaka kubigurisha byose. Imana nigushyigikire. Amaze kugurisha byose rero, arangije ajya kugura wa murima, kuko yaramaze kubona agaciro. Yagurishije byose. Nugurisha bike ntibizakunda. Yesu arashaka ko tugurisha byose. Nugurisha bikeya ntabwo agaciro uzakabona. Yesu arashaka ko tugurisha byose. Bibiliya yarambwiye ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, ngo kugira ngo tubone uko tuyikorera nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya. Kugurisha byose. Amaze kugurisha rero ngo ajya kugura umurima. Nshuti yanjye, wowe urimo uragura iki muri kino gihe? Urimo uragura ubutunzi? Ni ibiki bibi bikuraje ishinga? Uyu muntu ngo yagurishije byose kugira ngo arebe ko yatunga wa murima, yatunga bwa bwami bw'Imana, yatunga bwa butunzi. Wowe uri kugurisha, umaze kugurisha bingahe? Urimo uraharanira kugura ubu butunzi? Urimo uraharanira kugura izi zahabu? Urimo uraharanira kwakira Yesu mu bugingo bwawe? Yesu nagufashe. Mukristo na mwizerwa bageze mu isoko ry'imburamumaro, barababajije ngo mbese mwebwe muragura iki? Bati twebwe turagura ukuri. Wowe urimo uragura iki inshuti yanjye? Imana yigeze ibaza Yesaya mu bice 55, iramubaza ngo niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza. Urimo uragura iki? Yesu nagufashe. Mbese waragurishije byose? Ahari umaze kugurisha bikeya, ariko Yesu aragusaba kugurisha byose. Uyu munezero tugira twamaze kubona izi zahabu warawugize? Niba udafite uyu munezero wibaza impamvu. Yesu naguha uyu munezero. Uyu munezero ndawukwifurije. Vuga uti nakiriye iby'agaciro, bigutere kugurisha ibindi ntacyo wumva bikubwiye, kugira ngo ubashe kugura uyu murima ugereranywa n'ubwami bw'Imana, cyangwa se uyu murima ari wo kwakira Kristo Yesu. Gurisha byose. Umunezero Kristo atanga ugutere kugurisha byose, kuko muri Kristo, muri we harimo ibyo umuntu yakwifuza. Ugurisha ibitagira umumaro, ugurisha ibigutandukanya nawe, ugurisha ibikubuza kwigira imbere mu buryo bw'umwuka, maze wakire Yesu. Muzabana iteka mu ijuru. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.